n'abashatse ko gakubitwa ntashake kajya gakubitwa n'umufu. Kigali wishaye none namaje kubana no mu burasirazuba bagezeyo. Kigali wishaye ngo ni ntara wishaye. Umwana Nyagatae wishaye. Nyagatae wishaye. Wajye wavuga ariko nenda kwadebekera. Impamvu regare ya ni kwifuko nakibara vyiza kuyibomora. Ibaze. Ya moto 10 bayakuyemo. Aston Villa bro 30. Na zirusha Chelsea zikurikiye ya kana manota Aston Villa irusha 5. Tuganire ku munyemano twa Gikoko papa. Nshaka kuvugira Gikoko muri geto ya. None bareka tukamumanura. Iyi geto yahita yuzuramo amaraso. Kuko ndashaka kuzabaga Gikoko. Ora mu diaspora bari guteretana. Bibaye ari wa mukwe mu muziki. Yanavugwa ko uriya mu diaspora ari watumye abafro. Bibaye ari watumye ava mu muziki. Umuntu wababaye cyane mu burasirazuba n'imanzi. Araze gatoraguye diyama mu bintu by'ibishwashwanye. Yes, tujye kubereza ikaze mwese mukomeje kurikirana Umuziki mu Majyepfo z'Uburengerazuba ndetse n'abantu bari muri diaspora mwese ikaze ikiganiro cyo kuri uyu munsi ibintu byafashe iyindi ntera Gigi. Ikaze kabisa mu kiganiro cyo kuri uyu munsi ngo nago turi bujye kuri tere umubyeyi twamutengushye. Totse byanyishe dorobunsa gacha nawe uzanye kaye ibintu naye nzanye yo kunsanga gero ukaza ufatirana ubu dore weretse ubwami bwanjye abantu. Mama Nyanzoro bavuze ati ngo cyakoze ngo nadukore kuri gitari twumve ko niba kavuga cyangwa no kudufera. Bazi ko se n'igishushanyo mfita. Imbeba yaridunze mu giti. Gigi mani ku mihanda hari inkuru nyinshi. Ariko none ahangaha inyamukuru tugomba kuba kubita cyitwa umuziki. Ese bro. Yo. Ibintu bitewe ni prank washakaga gukora niki? Oya nabya prank none se gitari nzima se. Ko nzizi ko twari bujye kuri tele saa 9 ukabuje kanereka abana aho. Dore nubone wa muhungu wanyu Gigi. Dore ngibi bya bikoresho byose. Dore n'uwo nguwo uwo ni wewe Gigi. Uzanyikira ndagaswe. Abantu se baravuga iki? Ya. Uwo nari narahisha umuntu aho nababwiye ko nibera ahantu hagoswe. Wapesha. Nshakira udufaranga ahubwo. Umuntu ufite radiyo umeze ko nguko kagere tasi nzima. Se umuntu aragusara ntakira umwakiriza. Ubusi naje wawe. Abantu rega bari bazi bure ko tunabana gace nitwashoboka bimenyera hano ubundi abantu twabana mu nzu gace nitereta rye kundira kuryama abo bantu ntibahuza kuryamye ukajya kumva telefone ku ruhande basonye rwose. Bakunze ba Boomways ndabakunda cyane rata gusa gace abantunguye abankoreye ibintu bibi cyane. Ase so muze abafana bawe basubana bone hantu dukorera twaje dutembera mu nzu zagoswe atari bw'ubuzima bwacu. Mano nyine uri kugenda ugasanga ku mihanda muri iyi minsi urubyiruko rwishira rukibaza ngo gasanga amasezerano basinye ni nyayo cyangwa ni scam. Yes, Kongo n'u Rwanda misi ishize batari ibi ni naka weekend urutse gusinya amasezerano. Amasezerano rwose y'amahoro. Ariko ukuntu twarebaga His Excellency Tshisekedi ubona ko nyine bosinzi ku ruhande rwe ariko ni byiza ni intambwe nziza bateye ntabwo intambwe iterwa ngo ibintu bihite bigerwaho. Reka ngo basinye amasezerano ku mirwano bari rumeze nabi. Barimo bacucumana n'ubu ngubu ntabwo byoroshye ariko ingabo z'u Burundi ndetse na M23 bari gucucumana rwose ni ibintu biraho
za Evira za Yaretse ibintu bijyanye n'abacucuma ibintu birakomeye ariko amasezerano nge basinye nafashe mu buryo bubiri icya mbere ni intambwe imwe nziza y'amahoro igaragaza ubushake bw'uko ibintu byazagenda neza babishatse munyumve neza byazagenda neza yani intambwe atari nonaha ikindi kintu cya kabiri ntago amasezerano ntago basinya amahoro ngo amahoro ahitamo mba numva byahita bikunda nyine biragoye ariko nyine iba ari intambwe nziza iyo ushobora kuzagerwaho cyangwa ubushake buhari bw'ibishobora kuko nimba Tshisekedi ashobora kwitabira agahura koko nyine akagira ubushake His Excellency Paul Kagame nawe akabugira bagahura bakaganirizwa ariko nyine abantu benshi Jiji bibajije iki kibazo ni ukubera cy'u Rwanda rugaragara mu bibazo bya Kongo kandi hari M23 amayobera matagatifu kwirwa nta by'amayobera dufite aho duhure n'iriya ntambara ya Kongo bwo iri kubera muri Kongo cyane kubera ko ni ikibazo cy'umutekano mucyo w'akarere natwe ubwacu hariya ahantu hari interahamwe zavuye inaha no mu Rwanda zikoze jenoside yakorewe abatutsi ngira ngo urabizi 1994 bari abantu bareho kandi umugambi wabo ni ukuzatera u Rwanda ubwo abanyarwanda ikindi kintu kigomba no kuduhuza nabyo wari ubizi neza se ko turamutse tudahagaze neza ku mutekano bakaye kuba bari kutubomagura rero biriya bibombe bifatwa ako biriya bintu wabonye urasuri kubona ibiri kuva mu ibyo mu Burundi barashe nje narabibonye pe ayanje biranabonaga ari filime kuzaza neza bakabutura za Rambo mu bisheke mani Jiji Kigali ko bayitatse mu burasirazuba inzara ivuze ubuhuha benshi kuvuga ngo u Rwanda ngo ruriyemera ngo nuko cyo ngo abantu bamwe mbinzara bica ngo ahandi ngo bari mu munezero ariko ni ku isi yubakitse erego uyu munsi urari ubuse ko unemba waje kundeba muri geto yanjye gacha ni wavuye mu rugo utariye kandi ngewe usanze ari bwo n'intu na dore biracyanyuze ntarananywa n'amazi naraza ndavuga gacyayi nose ko nari amazi nayo usanze ntaraya ubu nyanywe y'ubuhageze ubwo se uva nimba wariye mu gitondo nge nari ndya ni ku isi imeze rero ariyo banezerewe mwe muhamuriye ubuzima bw'isi ariko nanone ikijyanye n'inzara duherutse ndabizi ko turagenda cyane tujya ahantu henshi tukutse ejo bundi za nuzo za Rusizi muri rwa rumogi rwabo baba za soresore ejo bundi byari Kayonza mu Bugande twanciyeyo iki ingendo gace ndananiwe handi usibye intuza ariko man Kigali y'uyu mwaka itandukanye na Kigali nabyo ni isazi kibazo abarandirode nabo bari kwicyuza ubu boss naje mu kwebye nge mba nikingiranye ubundi utamamagara ntabwo nari kukwita aho ziko ndimo abanyarwanda ko ndimo beza bi si wanyikore nimba muri kiganiro dore boss nirwa mpamagara yaranyore nimba muri kiganiro zamenye icyabaye dore ndaza nkikwamira ndaryama randirondarama ubundi randirode gutatsuhuza ukwezi ari uko kurangiye bandi bwo abanyibutse nibwo bakwibutse nyene ese si muri Kigali muraho neza Jiji ariko iryo jwi bakajya ryajwi bajya Kigali shayi Kigali ni danje ngiye rwose gaca gashangwambira nisubira ibihuye Kigali rakoraniye se irananiye ase Olivier yavuye Nyacyonga ko yayishoboye yihorere nabwira ati mungu wanjye ibikoresho biracyari bizima ati biracyari bizima gazi irahari tirahari ibintu bimeze neza njya mbabarira ntidushatse uzagira utsiba kuko uyu mujyi
gaca ariko ibyano mu mujyi byo ariko n'ibisanzwe ibyo mu mujyi byose bari insazi kuko rwose amazi ndagira gutya ngo bazajya bampa amabuni abiri yonyine umuriro asundi abona abiri uya marayika iyo ncanye agativi kanjye ndacana nimugoroba nkasanga byanze radio sinkicana kandi iri kwaka nisubira vuga nyumvaga kugira randiro datestivumbura randi yumvisha ivuga kora ibintu byo Kigali ariko mani ngo Kigali iraryoshye nyine ni kumeze kuryoha se ubu nukwemwa mashini nimba ntayicomeka nimba nyicometse nkavuga nti reka ndebe aka nandiro dijya kumva nkumva mu karwi keza icyo makundira bagiti ngumurira washize iryo jambo rero aho agenda yibaza nanabariza n'abandi benshi ubundi gaca wo umuriro ugura we ugura umuriro wawe wenyine cyangwa ugura n'abandi guriro mu rupangu umunsi ugeze kugura se mukoresha igare kenshi tuba twagiye icyo nakibwiye radiyo mbona arishanye ntabwo nge nzongera kugura umuriro w'urupangu ndabizi aradukurikiye itara uzarikuramo noneho ngiye kujya ncaginga mashini wawe sibyo radio n'ubundi sinyiyumva gaze sinyiteka nzanza kurya iwawe ndushaka dukomarizeyo nze hano ndyama iby'amatara n'imiriro ngiye kuzabira wamenye ko Kalifani yagiye no gusaba byatari oxygen ngo bagiye kuba umugore ega bushize yari yakambye mama wamwigisha yakambye yasaze ati reka gume yabanza byari ati ngo ashaka ko umugore azaza yarabyaye bone niko Kalifani abishaka uramenye ndashaka umukazana ndashaka umukazana wawe hamwe n'umwuzukuru cyane Govinda rero rwose amurapere yabaho niba ukoze ubukwe arasabye akomana Kalifani arumvira ariko ni byiza ubundi muntu umunyarwandakazi nimba ugigira mama wawe mama Sava bavuze yuko ngashaje Masava yatangaje ati ndagumiwe karabaye n'abantu mwe mu nyibo kandi ni nabyo ese Masava ntakuze myaka 39 nta mugabo n'iki ako baragakubita gukubitwa se shaho nta ntego y'urugufi bihari sibyo biri muri Kigali n'abashatse ko gakubitwa ntashaka kajya gakubitwa n'umufi Kigali wishaye none namaje kubana no mu burasirazuba bagezeyo Kigali wishaye ngo ni ntara wishaye umwana Nyagatae wishaye Nyagatae wishaye wajye bavuga ariko nenda kwadebekera impamvu regare ya ni kwifuko nakibara byiza kuyibomora ariko nabonye abantu banyandikira ngo inyuma yo kwibasira meya wa Kayonza ibintu biri kugenda mu buryo gahoro suko umwibasira nukuvuga ibintu biba bihari ibitagenda tubivuge ni nabyo mukuru w'igihugu wacu tubwira serivisi mbi iyo ari yo yose mujye muyanga mu kiganiro n'abanyamakuru ntiwabibonye cyane guto ubundi nimba ibintu bikorwa ari bibi mukabikunda ntimubivuge n'ubundi mwabishima mwumva ubundi twe tuzaca ibyo mwakunze twangerera ibintu bibi kujya mu bicika cyane niyo mpamvu rero serivisi mbi iyo ari yo yose gufata n'abaturage n'ibindi byose kuri bumuwezi twicyo twaciye impaka ahubwo amana ari ikindi kiboro maje kubona hano mu Rwanda bagiye gufunga ribe ngiye kubikurikirana akijamo ndabikurikirana ryo ntago rizacika ariko nyine pe tubashimira ubuyobozi yuko nyine bamaje kubona yuko itangazamakuru rifite ukundi kuboko kandi nyine bari no kubona yuko rikora oya nibyo ni nabyo yabikeneye nabyo yabikeneye cyane ahubwo banatekereza ku kintu cy'ubwicanyi Imana kiri kuba muri rubanda bitutse ku businzi kandi kazi ngo baducurangiye kuri gitari akose reka baducurangiye kuri gitari turirimba karakare bibakorere nyine turirimba karakare inyoni yari idonze icuranga twumva ntago ndi muri mudu ndaza nkapfira muno nta n'amadolari n'atatu mwohereza ngo njye dore stoke ni wayibonye ntunzi nese ubwo wankorera ubuvugizi bakigaragaza ko
umuntu ufite designer, umuntu ufite ibi bisangrife byose abakeneye ashaho ibi ndabirya se wese ako umunsi nageze iwawe ko nzagutatura shaka wetse kunteza abantu ko nshonje meze nabi baraza kutubwira muri komite mani Gigi uri kugenda ugasanga muri iyi minsi shampiyona y'u Rwanda yamaze gufata iyindi ntera. Aperi na polisi muri weekend zaranganyije 0-0 ku nijoro. Polisi ngo bari bayibye igitego cyayo, ariko umusesenguzi wacu Rugaju rigani yadusobanurira tubwira ibijyanye n'amategeko dusanga kira ntago cyari igitego koko. Polisi yakinye umukino mwiza, Aperi yakinye umukino mwiza, match yagendaga pe. Iya niyo match uvana birango byareye ngo na Aperi regere burya irarwaye yarayogeza ndabizi baranyije ariko irarwaye irarembye. Ariko dore match ya polisi na Aperi dore kagendaga bakanyuzaga hasi ese ubundi mu gikombe cy'isubizo buri nyuma y'ihe kipe mu rwego ko wambaye rero kwisereza ntago nambaye ese byo ntago nambaye reyo. Gigi mu gikombe cy'isubizo buri gufana iyihe kipe ni imwe ariko yes nese ko mfa n'abafaransa iyo bavuyemo mba kuri Portugal, iyo zivuyemo zose mfa na Senegal. Iyo itarimo kubera ko ivamo mbere ubwo nyine birumvikana ko nta hindi yo gufana ibyo kumbwira abongereza nabavuyeho banenguke kera gute abongereza bagira shampiyona ya mbere ikomeye ku isi babura na finale byuze ngo baturyohereze, ahubwo ugasanga za Argentine zo mu baratine pfiriya izo ziri finale. Argentine ya Messi kweli. Premier League muri iyi weekend ni ibintu byari bikomeye. Premier League muri iyi weekend Liverpool yananiranye byanze 3-3. Umupfumu wayo nta kintu ari gukora. Leeds nyuma yo kwishyura Man City bakabatsinda 5. Leeds zimeze neza. Yishyuye ibitego mu minota 5. Bro Tiyomiso bari agitomiso mutoma. Ono wa Brighton. Kumenya. Ari barabaga Liverpool bayushije poto ku munota wanyuma. Kandi abayapani bari mu gikombe cy'isi. Ndavuga nti Liverpool yo nta kigenda 3-3. Arsenal visit Rwanda yacu byanze. Aston Villa yibagiye. Kuri Villa yayibagiye Villa Park rwose 2-1. Ibase Aston Villa credit na Barca yatsinze 5. Manchester City ikimenya ko Arsenal yakoze amabara Guardiola ntago nakosa bavugana 3-0. Ubona ko ibintu bimeze neza zarigaragaje. Uri kubona ko Chelsea byaranze 0-0. Barcelona nayo ko yakangutse Premier League tubabwiraho Arsenal iracyaroyoboye na 33. Segeta vayo yaje ibaze ya moto 10 bayakuyemo. Aston Villa bro 30 na zirusha Chelsea zikurikiye ya kana manota. Aston Villa irusha 5. ubwo mani yose tuyivugayo. Manchester ndabizi muri benshi ako bihangana nta kintu akibereyemo. Nimba mwana ne gutsinda West Ham ngo muna depansi Liverpool irwaye iri kugwa igicuri. Ubuse koko Liverpool niza n'undi mutoza muzasubira ku mwanya wanyu tuzi. Muri Espagne na gatatu nabyo mvuze. Muri Espagne Real era ukurayo. Real yari yarasizemo amanota agera mu 10. None iri kugenda irapa za rapu za sheke z'inyuma isubira inyuma yangageje 3. Amanota yazashiramo. Barcelona imeze neza yatsinze 5. Yatsinze Betis. Urukumva ko ibintu Barca yayoboye Real nawe iranganye na Valladolid. Akazi kanya rero mani Gigi ubundi ko ahangaho byarokojyanga barumve yuko hano hose dufite nosiyo. Bundi mu bintu bimeze warambwiye ngo tuganire ku munyemano witwa Gikoko papa. Ntabwo nshaka kuvugira Gikoko muri ghetto ya
none bareka tukamumanura iyi gato yahita yuzuramo amaraso kuko ndashaka kuzabaga Gikoko uriya mu diaspora bari guteretana bibaye ari wamukuye mu muziki yanavugwa ko uriya mu diaspora ari watumye abafro bibaye ari watumye ava mu muziki umuntu wababaye cyane mu burasirazuba n'imanzi araze gatoraguye diyama mu bintu by'ibishwashwanya manzi siniya mani amujene se nsurize manzi siniya se ari icupa ry'umero kase ngewe akuriya mujene nta ubu ese Nyagatae mbwira umusani Nyagatae asigaranye abagiye baraba kugenda se jeje ngorera top 10 y'abahanzi tujye kugenda ndabona gufasha nanjye icyatumye bose bazimira ni itabi cyane kandi bagaragaza imana ubundi ibintu ni bitatu nimba atari itabi ni indayi cyangwa inzoga ni wabara akantu kagufata top 10 y'abanyemana ngo kuko amukunda none umuntu muzima koko business arayireka gukurikira twaje ku mwanya wa 10 tugenda tukasanga umuhanzi witwa Pisani uyu munyemana ko twabonaga ariko afite impano yo kuririmba ase byaje kugenda go turamuje Pisani se ngo yabivuyemo ngajya kuri indirimbo z'umuco ngo kugira ngo leta ngo imurebe neza birangira nabo bamwanze adutamo twabaganya Nyagatae two muri leta uwo dutaramagamo ariko nawe cyarangiriye aho yaciye kuri genge abati n'undi tukireke abaragiye witwa Comrade so muzi Comrade inshuti tunamusuhuza hari Kayonza hariya wacaye Nyagatae ntago arazamuka ariko n'undi azazamuka azazamuka araribwa ku mwanya wa 7 uragenda ukasanga witwa Rich Gang abasani ba Nyagatae akubwati nge Nyagatae turayihumeka batubwira ibyimbwa twe turakubaga ku muziki akaba niga nta tabi bana nge ndakubwira none se cyo bituma bazimarira niki ku mwanya wa 6 uragenda ukasanga umunyemano agaragazaga muri R&B mu basozi bakazayiyobora Davi ngo yagiye gukanika ariko agiye afite igikecuru yarega bose hari kibice n'ikimwe afite igikecuru cyangwa ati wowe ibintu byo kurimba nta kari byawe bivemo byo gukora amafaranga kurongora kuzarongora rimwe kabiri ase ubundi iyo ushatse ubu byarangiye ati none ari gupagasiriza umugore nyine abireke se imiziki yashyize ku ruhande ku mwanya wa 5 uragenda ukahasanga umuhanzi akaba n'umuproducer Hunter Propane Beat wowe ni itabi riba ryinshi ubu basigaye yibera na Kayonza basigaye yibera akora imiziki se base bwahi producers bwahi itabi gusa n'ijya sigaye gusunika imizigo reka wana kuvuga ngo shaka kujinga ibintu by'umuziki ashobora kuba byumva tutuntu no kwacangiramo ku mwanya wa 4 uragenda ukahasanga umuhanzi wa filime wakoze cyitwa Foropo y'ikinyejana naho arayisanga indirimbo yari afite ndakoze gushutingamo ngo kukoresha yaranahiriye mu kirere ubona wundi akaba yitwa Gigi ubundi ikiza cyawe riko nawe hari byagenze gute ku mwanya wa 4 bo ngere ibintu bijyanye n'imiziki impamvu ntakomeye kandi kira n'umucyo kuri iki wenda wowe ntari yewe ndivuga nge nta tabi ryankoronije ntaki bose yadutwaye mu biganiro itubuza ibindi bintu byose atubwira ngo umuntu uzakora ibindi bintu ngo nzahita mwirukana kandi boss mba nkeneye kumuca w'ubujagire basi nibonera nk'iryo jana ry'inzu y'abandi afazari naho ngewe imiziki naranditse ibintu bimeze neza umwanya muzumva ngiye muri studio muzamenye ko EP igomba guhita isohoka ndirimba 9 ziri kumwe nta bintu byinshi ku mwanya wa 3 turagenda tukahasanga gaca ivuge wikwitaruka ni
ku mwanya wa gatatu ko wari uri kuririmba ibintu bimeze neza hip hop y'abantu bayikunze uri kuririmba byaje kugenda gute ariko abantu benshi aya nyine ikintu abantu batamenye ni kimwe sibyo indirimbo ari n'utundi turirimbo umuntu agenda mu gikari agenda akora gake gake kuri TikTok no kuri nuza kuri Instagram kariho kabyina be karirimba kamaze imyaka 2 ngategura asa bose bwate wowe guri ujye mu kiganiro kuri amafaranga ibintu byo kuririmba ugomba kubeshya kwande na yindi projet ngukeneyemo nimbe natwe turi mu bintu byo ku mihanda nase barabaje nibo bagaragaraye bajya mu bindi social media ngo bashyize ku ruhande ku mwanya wa kabiri uragenda ukasanga ngo ni Tix Rutaro umuraperi w'umunyempano wazimye kandi agaragaza impano ifatika Tix Rutaro ubundi iyo ushaka kwiyemera nane uragera urazima none yagiye mu Burundi ngajya gukora yo hiti ngo ajya ku mu diaspora ngo bamuvuge araforoping ko mu diaspora mu mashiringi n'ibyaruto kwibera umunyarwanda mu manyarwanda ku mwanya wa mbere best of performance flop kandi yagaragazaga impano bamwita Gikoko on music Gikoko irandaye yamufatiranye ikamubuza ngo umuzidere bose 50% ngo abagore ngo ubundi n'abagore ni itabi keretse abantu babiri twebwe twase tujye mu biganiro abandi bose ubundi Gikoko amazina nyakuri Gikoko amazina nyakuri bamwita Muneza Saidi Muneza rwose yiteranwa na Christophe Makano icyo nakubwira gerageza ugaruka imihanda iragukeneye ibyo by'aba diaspora ngo ari kugushwa ngo muzabana ngo reka kuririmba hakongera urandi rumwe ndamushyigikiye iyo ufite umugore umukobwa ugukunze umeze umukobwa ugukunda cyane ameze nk'umugore wawe iyo abona uzagenda mu bintu nimubane igihe kirekire ni gute se atakugumana ubundi njye ndamushyigikiye barabana se oya no mu diaspora none mba mu diaspora ubwo mu diaspora umuntu ukubuza business ejo se nako abakobwa ni nk'ibinyabiziga bro cyane ase abagenzi yo buzuye abaraza bagatega bikagenda iyo Gikoko yifasha kare ku muziki ngo ni umukobwa ngaramwemera kandi Gikoko ni umwe mu banyempano basazuba bagaragazaga yuko afite impano mu kurusha abandi mu nkambi ya Nyabiheke yavuze Gikoko baramwumva bavuga Muneza Saidi ngo ntabwo tumuzi bawazi ry'ubustani ukaba bastari benshi tunazi amazina yabo hari abatayazi Jiji muri iyi minota 4 dusigaranye uyu nguyu aravuze ngo ese ngiyo mwifashe ngo munsi ngo mukakorera ibintu biri aho ngaho ngo mwumva yuko mwuze mu mutwe wanyu ndagukunda cyane yitwa Vanessa akaba ari Australia Vanessa bisi arankunda nawe ndabizi baba ari kujyanganye ndere nazo biri kunyima amafaranga nishyura uyu nguyu aravuze ngiyo top 10 ya flop mu burasirazuba ngo nimwibagirwa Ericas Makasi numayo nyine iyo top 10 n'abahanzi 10 bagaragazaga impano batigeze bajya kuducira twa YouTube bo bagerageje abo ni babandi b'indani baba bagerageje twa nyine abanzi baba ari benshi mu burasirazuba ababigerageje kujya mu banzi ni benshi nyine n'abari kubitekereza nka cya gitekerezo cyawe ariko njye mbabwiza ukuri ari kujya ngo ujye mu muziki uzi kugiye kuwukinamo uzabireke rano narababwiye ngo nimba utekereza kujya mu muziki hari udufaranga ufite dufata ujye kutunywera cyangwa ushaka ikindi kintu ugakoramo kuko umuziki ntabwo ari uwo kuvuga ngo ngiye mu muziki gusa ibyo gusa umuziki usaba ibitambo guteze gute nyine hari ukuntu mani umuntu ubona natukucyaga batize ibi bintu muba muvuga uri gutekereza ikintu cyitwa umuziki umuziki ni ikintu gisaba ibitambo keretse nimba uri umubyeyi ukajya kuwiga
ukagira gute ukaba uri mu ngamba to ndagushyigikiye uzaba ufite n'ibishoro kuko ntiwabona uko wiga ngo ubure n'ibindi. ariko nanone iyo urebye ubuzima tubayemo hatarimo umuziki nta cyavugwa. uko bimeze hatarimo umuziki nta cyavugwa, none se sibyo? umuziki ntabwo kubaka umuziki sahizi bikiri guhwirakirana abantu ntabwo birimo gupfa gukura. umuziki uri gusaba ibitambo, abenshi uri gusanga abakobwa bagenda bakitamba bo ubwabo basambanywa bikarangira banabyariyemo banabitwitiyemo inda zitateganyijwe. abaproducer uri kugenda bakakwibira mu masitidiyo, ndavuga ku bari bacu mbo abajama uri kugenda ngo utaguze inzoga utanyweye inzoga ngo nta muziki. ibintu byarihindukirije bagiye barabicangacanganya. ibaza aho winjira muri studio ugasanga iyo studio winjiyemo wagira ngo ni uruganda rw'itabi. Gigi man umuziki urasaba ibitambo iki gihe ni ukwitonda cyane n'ibishoro bihagije kuko ugafata iki gihe ntabyo nkwijeje rwose biragoye. ndagushimiye ku kiganiro tugiranye kandi nyine wakoze kunongora no kunyereka abantu. byari binakenewe abantu benshi bakujya mu myihuta. ntacyo uza tugira tujye kwicurangira.